uhe wa wundi nuvuga ngo iriya nkuru ukuntu yayikoze Pastor Claude sineze kumuvuga ndamutsinda nk'abakuru nuvuga ngo ikintu cyaje kubaho niki Claude yarayikoze iyo nkuru ayigendaho cyane yaba ari mukuri ariko yarayototeye bituma abakunzi buriya mubyeyi kandi batari bake bose babona Claude nk'ikizira rwose ageze no ku nkuru z'inzahuke naho arazototera kandi arazivuga bituma nakomeza higa imigati hari igihe uhiga nawe uguhiga n'ubundi niko bimeze yenda sishaka ko dutinda urumva ni breaking twashaka kugeza ku bantu mu by'ukuri jise Pastor Claude aramuka asimbutse niba ari n'ibihuha niba ari cyangwa se atari byo simanyi ariko kino kibazo Claude bikomeje kuvuga ngo yafunzwe ubushize we na Nepo biriwemo bindi bintu bikomeye nabyo biri kuvuza ubuhuha kandi abantu bakomeje kumugira inama zikomeye cyane zo kubikora so what it is niye nama wagira Pastor Claude naramuka abonye yero rw'uyu munsi arusimbutse Pastor Claude rero inama wamugira ntago yayishobora ni nk'uwayingira nyine nawe hano wahanutse nuvuga ngo ni nk'uwayingira inama wamugira ni nk'uko wamubwira ngo fata nk'ukwezi ko kuruhuka utari kwikaza yarwara depression yo mu cyiciro cya kabiri n'ibice bifunze abantu hari ibintu bitiranye Apotre Yongwe cya gihe uzwe yakatiwe umwaka akatirwa umwaka usubitse ariko bari amezi atatu yari amazemo niba atandatu yari amazemo birangira akati umwaka usubitse ubwo bahita rekurwa igihanaza kugikorera hanze ni ukuvuga ubwiuka ati umwaka usubitse bahera kuri ya mezi wari umazemo nimba ari atandatu bitangiye kuzara ku kinamba hahandi ngo yanitse ritava insengero ziba zirakontrowe ahantu yakoreraga kwara ku kinamba ubu ngubu harimo stock y'ibyuma ni naho nabakamuhanda bakoreraga urumva Apotre Yongwe urumva niyo yagenda akabona n'iryo turo Apotre Yongwe biranga abonye byanze aravuga ati iturufu nsigaranye nta yindi diplome mfite hari akayirima nancire kitwa Vab ari ne Vab The Vibe baravuze ati akakayira ka The Vibe ngomba kukabyaza iki umusaruro nuko yahise agaruka muri Astire n'ubundi yagiyemo ariko yendagira twishi cyane agenda ataruka kubera ko yakanzwe none ugenda uzakamuhanda ugera ku Ruyenzi uzamuka igihara none ndogeze Gacurabwenge ndamanuka ndagenda muri Gacurabwenge mu murenge wa Gacurabwenge ubu niho ntuye ngaho tekereza amaherezo uraza gusanga mu murenge w'Irusizi witwa Nzahaha oya hariya buriya nta muntu kuzagusanga nta mpamvu yo kubaho udafite irimbi nta mpamvu yo kubaho udafite irimbi bajya gushaka irimbi se Gacurabwenge mu Kinyarwanda bavuga c'est-à-dire quoi ubugomba guhiga indirimbo za Knowless ngo sinzakwibagirwa aho kuvuga byibuze ngo sinzibagirwa ubwo nakizwaga Yesu yo kupura yaririmbye niyi sinzi indirimbo ya Knowless rumse baririmba niba ngo sinza kwibagirwa mbaza umupazi nagiye kubona mbona umufana umwe w'amarange uri muri pays de Scandinavie hariya i Burayi hejuru arambwiye ko igihe kigorana igihe tugezemo birakwiriye ko twiga strategy yo kugikoreramo biragoranye rero kumenya strategy yo gukorera mu gihe ni ibintu bikomeye kandi binagoye cyane pe kuko ni strategy ubu turiho ikomeye urumva nujya mu nzandiko ziri mu bushinjacyaha ariya ku meza nujya mu bushinjacyaha n'ibiti bizayivugira n'inyoni bizayivugira ahubwo hagowe ubyirengagiza abizi kandi akabyica ku bushake akabyica nkana juste reka twihanganishe abari mu magereza n'abafite abo bafunzwe n'abafite ibindi nk'ibi byose bakurikiranweho icyo ndi kwifuza nuko Pastor Claude rwose ataba yafunzwe ariko bino nibimugeraho bimubere inzira yo kumenya ko nyine nawe akuremo icyigisho ku kibuga kiri kunyerera erega twese buriya niko
bimeze buriya pasi iyo ibi ikintu kibaye kuri yagikoze ejo avuga ngo ariko mwatubabaraye mugafunga korode witwa nimba ngo ari Kamananga enzo uko yitwa ibyo ari byo byose reka buriya pasi reka mbanze mvuga aka kantu abanyarwanda bakumve kera ndi umwana nakundaga kumva abakecuru n'abamama bakuru bavuga ngo uriya mukobwa izuba ry'ukwa karindwi uyu mwaka atarirenze twigiye gukorana ikiganiro ambwira ngo uyu mwaka ntuzashira ntafunzwe ariwe nawe ndamubwira uti ushobora kuzantangamo urumva none rero yantanzemo murakoze cyane gira ibihe byiza murakoze ababishoboye sure Pastor Claude ni ariko abantu batabona mvuga mfite akamwenyu bagire ngo urimo umushinyaguzisha nanejejwe no kwa Pastor Claude yafu abantu uri bugere ukababara nabo kuko abantu kuko ni nziza uzi kuri gwe mu mushara nko wagitifu w'umurenge ahaha ejo nabonye Zekiri yagusuye uri kwerekana kadasera gacurama oya Imana nibisigaye zabikorereka mwebwe mukiranuke gusa abantu nibakiranuke abantu nibaduhugura twumve niba natunaniranye batwihanganire bagumye batureba ariko isi zatuma twumva reka nkushimire cyane Imana iguha umugisha murakoze byebare ko seba mwese mbifurize kugira icyumweru cyiza mudukurikiye hose muri bari mu nzira bava gusenga bari mu nzira bajyayo bari mu ngo zabo abagiye muri gahunda zigiye zitandukanye mwese tubifurize amahoro y'Imana kandi tubibutse yuko mugomba kwibuka gusenga mugasenga buri munsi mugasenga buri kanya nongeye guhura rero no kuri nyako kuva yajya muri etage yakwimukira muri kadastere ye ntabwo nkimubona byarakunze sigaye mubona ari kumwe n'abagabo batamiye gusa nuko Justin imeze bite ndashima Imana cyane n'abantu bose nase dore tugeze saa 4 saa moya n'igice za mu gitondo uranzindukiye ati aya makuru reka tutabaze inshuti za zidukurikirana mu buryo butandukanye kugira ngo dutabarize Pastor Claude nakomeje kubona amakuru avuga ko Pastor Claude afunze ariko gufungwa nta muntu utafungwa ahubwo igitumye umuntu afungwa nicyo umuntu agomba gutindaho cyane nakomeje kubona ngo yafunzwe ngo yasinze n'ibindi bintu nk'ibyo simanyi Justin reka nkwakanye suza abantu maze ubundi unatubwire kubera ko nashaka abantu bashira amasiko kuri rifungo rya Pastor Claude abantu mu nkurikiranya aho muri mu bihugu bitandukanye uratangiye no ku mpera z'isi ahantu isi herera naho itangirira bwaba bwije bwaba bugucereyeho waba ubonye iyi nkuru uri mwiroro waba ubonye iyi nkuru urimo uvuga utusubu nibyo cyangwa sibyo hari n'uri mu rusengero wisunyarukira kuri waba uri mu rusengero ugatubona titire isohotse sohoka gaceya ube wihanganya n'undi nta gihe utasenze ubanze wumveho Pastor ukubwira ngo asohoke mu rusengero oya ubaye antikristo birarangiye oya ntabwo mbaye antikristo ahubwo hari inkuru iza ukumva yuko kabisa ukiyibona uba ukwiriye guhita usohoka buke ukabanza ukumva ibyawe ugasubira kuko n'ubundi udasohotse ntabwo wafashwa imitima yaba ari ibiri bararangiza gute barabwiriza ryari barasoza ryari ngo nkurikirane iyi nkuru igihari ni iki rero ejo byari ku itariki 23 byari ku wa gatandatu byari ku kazuba k'agasusuruko karimo kagana kuri ka kazuba kaba karyana ibiso gushyushya inkuru Justin si gushyushya inkuru waretse nkihera abantu amakuru ngewe rero iyo turi kuganira umeze nk'uri kogeza umupira ari nyira ngo ari inkuru wagitinga ubabaye pasi aho ndi bubabarire nibigera ndababara urumva ariko aho vabu ziri kuzira ase vabu byari kuri ako kazuba kamwe uba uri guhunga bitewe n'uko kaba karyana ariko ejo igihugu cyacu kirirwanye ibicu byiganjemo imvura byatanze imvura mu turere tumwe na tumwe t'u Rwanda turimo nka Musanze Musanze higanjemo imvura ya hato na hato amasaha ku masaha imvura igwamo hacamo akantu
ariko izuba bararibuze. Ubaye Meteo Rwanda none birarangiye. Iyo saha ya 5:17 n'amasegonda 28 n'amadakika 7. Ese iyo vuza dakika uzi icyo ari cyo? Dakika ni iki? Nyuma ya dakika nta kindi kiza. Oya dakika ni iki? Dakika ni iki? Ni amatsiyerisi. Oya dakika ni iminota. Okay. Amadakika ni iminota. Ubwo narimvuza amatsiyerisi. Ubwo ni amatsiyerisi 7. Wavuze dakika 16. Ubwo rero nibwo hahise hasohoka inkuru. Ariko umuntu wayimpaye navuze nti kambe nicecekeye. Aruti ko mbonye pastor registre yacecetse yumvise inkuru do registre ya ko pastor yitwa Niyonzima Claude mujya mukorana. Ko tubona afashwe bimeze bite? Afatiwe he? I Musanze. Azira iki? Azira ngo yari yasinze ateza umutekano mukeya. Numva sibyo naniriwe za Kigese. Pastor afungirwa inzoga. Yego. Naniriwe za Kigese numva sibyo. Ariko mpamagaye telefone ye ndayibura. Nje kongera nyihamagaye ndayibura. Nareba ku binyamakuru nkabona nta muntu wagize ute wayishyiza nkavuga se uyu muntu ninjye yabahamagaye gusa. Sesa sora n'ikiganiro ra kuri channel ye. Nibwo naje kubona umuntu witwa Jihad. Arapostinze avuga nka bya bintu wa muntu yagize ute yigeze kumbwira. Wasanga ari umuntu ari gukwirakwiza igihuwa mu banyamakuru. Ntacyo anagikwirakwije. Pasi nibwo bwa mbere kuva namenya Niyonzima Claude. Telefone ye yavuyeho byibuze amasaha nka 17. Ese ubwo yamushiriyeho umuriro. Na nubu ngubu ntagira acamo. Na none baje gucamo. Yego. None se ubwo ngubwo ni gute ibyo bintu atari byo? Ese niba Pastor Claude ubundi kuko mwari mwakoranye ubundi byari bimeze bite kintu cyari gutuma afungwa kuko simpamya ko Pastor Claude yafungirwa gusinda. Bivugwa ko ibyo no guharabika umuntu ntago bivugwa ko ayo makuru ataremezwa na RIB sinayemera. Nanjye ndi kuvuga ko bivugwa. Ariko kubera bikiri mu majune buri hantu abantu wenda naza kuboneka dafunze ashaka kuza kunyomoza kubera yuko ari umugore we ntiyanyitabye, ari umukameramani we ntiyanyitabye. Claude bozicamo se. Yego. Ubwo suri kumva nta kintu kirimo kandi batajyaga banyihorera. Rero nimba ari ahantu yabaherereye batubwira ahubwo tujye kumusura. None se ubundi Pastor Claude yarigiye Musanze mu biki byaye kumari Pastor Claude rero impamvu umuntu yabimbwiye nkikangamo na Jade ya postinga nkikanga. Umva bafungiye Musanze. Yego nuko yatubwiraga ko hari ubukwe afiteyo. Yafite Musanze. Yego azataha. Yego. Ubwo sinahise mvuga se cya yagonze. Ese bamwibye telefone wenda ararwana. Oya ntiyarwana. Aya matariki kwa kiri meza ataba yabuze yo kwishyura wenda yinyabije nkana kagura ka panashi. Ese yaba yanyweye energy bamuhuhishamo ngo energy ngo iyo baguhuhishijemo ngo igipimo kiruzura. Sangamo nka rwa cya gipimo basanzemo wa mugabo. Rero uri kumva ubwabyo nyine ni ibintu bikiri mu rujijo. Ariko uko amasaha ari bugendaza turi bugenda tumenya amakuru ya nyayo. Yego. Kandi ayo makuru turi bukomeze kugenda tumenya turayageza aba. None se yarabwiye ko afite Musanze se ikintu kindi cyaba cyatumye bamwe bari kuvuga ngo Mutesi kuko Mutesi yamaze gutanga ikirego muri RIB kirimo Claude n'abandi bantu bose bagiye bakorana ibiganiro nawe bavuga bagaruka kuri Mutesi. Se byaba ari kesi ya Mutesi yenda bamufatiye agafungwa. Dore ko akenshi umuntu anafunzwe muri weekend byo gufungurwa byo byongera gutegereza iminsi y'akazi isanzwe atari iminsi ya weekend. Nubwo yaza yaba ari kesi ya Mutesi bimeze bituwe. Yaba yarafunzwe ejo kwa gatandatu n'uyu munsi akirirwamo akazarekurwa nk'ejo. Kuwa mbere byibuza rure. Urumva iyo kese y'uwo muntu uvuze kuko nge sinzongera kumuvugaho. Yego. No kumuvuga mu izina ntago izina rye zongera kungaruka mu kanwa. Kubera iki?
kirazira se kurivuga ntirivugwa what went wrong? Impamvu nuko nabonye yarikomye abantu. Burya umuntu akwikomye ntuwumve nanone yaba ari ikibazo. Waba ari ikibazo. Kandi n'uburenganzira bwiwe nanone kwikoma abantu. Ubwo rero niyo kese nayo Claude yarayifite, bivugwa ko yitabye muri RIB ku kirego cyari cyatanzwe n'uwo mubyeyi. Ibyo rero biravugwa. Ubwo icyo kirego yigeze kubwira se Pastor Claude ko yitabye muri RIB? Ese sahorayo yagiye gusura Sarongo, agiye gusura Silas. Nese urumva adahora muri RIB? Ariko yagiye kwitaba kuri kese ya Mutesi cyangwa ni rumazi? Nyine uri kumva ni ku mwana babona kata ntiwamenya n'uwo yaragiye gusura, ariko ubwo nimba icyo kirego bivugwa ko cyo cyatanzwe. Ntabwo bivugwa, ikirego cyo ntabwo ari bivugwa, ikirego cyaratanzwe. Nimba ikirego cyaratanzwe se ubwo uri kumva watanga ikirego, uri umuntu wese utanzwe ikirego warakira. Mu kwakirwa se urumva bo wareze batagomba guhamagazwa? Hari umwe mu bantu ariko se nanone bashaka kugutangira nk'ikirego kuri RIB ya Kimihurura ukakitabira i Musanze. Hoje bashaka kwagufatira da, ushobora gufatirwa i Musanze kuko bashaka batenda, ashobora no gucika cyangwa se n'ibindi bitewe n'uburemere bwabyo bakafatira i Musanze bakakuzana i Kigali. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Waruzi ko uzwi hano ushobora kwitabira hano ku Ruyenzi? Nubwo umuntu ashaka kundegera nk'i Musanze nkafatirwa ku Ruyenzi. Yego. Aho ko wafatirwa muri Kenya ukazanwa. Nibyo. Did you know that? Nibyo ndabyibutse. Byo ni ibintu bisanzwe batabako. Bo baragufatira ariko bagakupakira imodoka rwose, baguha lift ya yindi nziza kugeza. Urumva nko kuva i Musanze iyo umunyengo uburiye. Sawa. Ariko nanone nkibaza. Uwitwa Poso Yongo yaravuze ngo Pastor Claude yakagombye gufungwa. Kanwa ka Yongwe kaba gakomeje kugenda gateza. Ubusaka kanwa ka Yongwe niko kaba kamukozeho. Uramusabe byibuze ngo afungwe iminsi 30 magerage. Je baba data we mbega Yongwe. Uzi ko wasanga bibaye. Birabaye ibi bintu. Hari ukuntu nagerageje gushaka amakuru. Hari umwe mu bapasteri b'inshuti ye wanamubaye hafi mu bihe by'ubukwe n'ibindi byagiye bikurikiraho. Mubano wabo komeza kuba nta makemwe n'ubwo wagiuzamo udutotsi kubera ko nyine turi mu isi. Namubajije namaze amakuru ari kuvuga kuri mushuti wacu bimeze bite? Arambwira ngo ayo makuru niyo. Karabaye. Arambwira ngo ni amakuru niyo, ngo arafunze, ngo ariko bashobora kumurekura ngo ejo uyu munsi cyangwa se ku wa mbere. Ubwo rero bishatse kuvuga ko bitewe n'ibintu bari bamufate ngo ni ibintu nyine bira ngo wasanga ubwo ari byo nyine byo gutwara imodoka zigizage. Urumva kuko ari ukuntu polisi ishaka kukubona uri mutwara imodoka. Oya yatandukanye gutwara imodoka zigizage no kuba wenda wateza imyigaragambyo cyangwa se wateza umutekano muke kubera ko wenda bafashe kugacupa ibintu nk'ibyo. Sibyo se nyine biri kuvugwa ko byari mu kabari. Hoya ntawe ari mu kabari ko urumva yaragiye mu bukwe, kireka niba wenda ari nk'umuntu bahuye muri babafana ba Mutesi cyangwa babafana uzi ko hari umuntu uko bapostinze, hari umuntu uba muri Canada yambwiye ati iyo nkuru se koko ni impamo ngo abakunzi ba Mutesi twikarage mu tuntu tw'uturahure ngo twihuze ubundi dukora igitangaza. Nibwo nahise ninya ndibaze se ibi bintu ni kuri rwego bigezeho. Niho nahise nekeze cyangwa yahuye n'umufana wa Mutesi hariya aramuga ati ibintu gukora arane ibiki Pastor Claude nayo ko atajya avugirwamo, agatamubwira ati ariko uzace n'ahandi bagacyocyorana. Ibintu byatuma Pastor Claude afungwa pasi iminsi 2 byibuze iminsi 2 ntago byaba ari byo mu bafana, nibyo mu bacyubwo, ntago yaba yakoze ikintu nyine gifatika. Gifatika wenda yakubise nk'umuntu vide cyangwa se wenda nawe utanze urugero Pastor Claude gute umuntu vide wenda yahushye ko bagiye ko Pastor Claude ari umushumba. Erega kuba uri umushumba natwe turi kuvuga ese ko narabona Pastor Claude atera n'umuntu rushyi
ngore ka video ka Ezekiel yaramurabye ivu ukira ramuzijije kuko yanyomoje amakuru avuga ngo umwana we ngo numusiti ngo yiganye na ngo na wa muhungu wa His Excellency avuga ngo nakomeze kumumenyera. Ezekiel yaramubangatanye ararume turahurura Simba nazavati Pastor Claude burya ni gutya ameze. Pastor Claude bura yakizemo umujinya yanakurya namenye ibindi mwaziyunga nyuma amaze ariko yamaze kurangiza igikorwa. Kumva rero umuntu ugira bene uwo mujinya wasanga yanafatiwe muri byinshi. Rero umva byo guteza umutekano muke nyukora sinekereza n'umushafana bamutesi bo kwisi yose bari kubaza uzi ko posting akantu manakata kubaza ati iyo nkuru se n'impamo ariko reka ngukuru kuntu iyi nkuru ariyo umwe mu banyamakuru bakorera igihe abyutsa afata aka video Claude yikoreye amabuye aragapostinga yagira ikindi kintu yandikaho bishatse kuba ko yarari maca nk'iki amarenga uwitwa Punditi nawe yakoreye igihe arakora no ku Nyarwanda sibyo nawe yabyutse apostinga ako ka video Claude yikoreye amabuye ari kuroha abantu none se uri kumva nta kintu kirimo samusingirimo urumva nta kintu kirimo aho hantu ushaka kubitekereza kuko Pastor Claude ni umuntu ukiri mukundira abantu be bose ararabahamagaye none na Jihad arapostinga Jihad girana mwibarije ndamubaza se ni Pastor Claude wikaze yego niwe amakuru se yeah it's true ariko urumva nanjye yabipostinze ntari nabibwiwe nabibajije wa mupasteri gutya urumva hiryo ngo zarebera aya zamuko muri muko urumva ubyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo ndi kwibaza kubera iki abantu basige babishimiye ko Pastor Claude afungwa ese ni Claude ni muntu ki ku buryo wumva ibyago bimugezeho ukumva bibaye burareka nkubwire Pasi social media ngigihe nyimariyeho yego abantu bose bagiye bakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane bose byarangiye baguye mu mutego witwa kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya icyo cya Pastor Claude ntiyagifungirwa icyo cya ukubera ikize reka kwesha ikintu cy'undi ni byinshi icyambere Pastor Claude nta kivuga Imana ifite pièce ngo muzane ngo mbasagire mubone urubyaro ibyo kukiyo kese yitaza yo mu myaka yashize icyaha sari ubwo kijya kigira yarebyaha umuntu yatuburiye na muri 2019 yazuye umunsi ngo ageze gutya na gutya cyazada agifite ibihamya byewe azaza icyo cya Pastor dore cya Pastor Claude yafungirwa ukurikije ibiganiro akora harimo kubuza umuntu amahwemo guhoza umuntu ku nkeke icyo cyo rwose ni ikintu yafungirwa gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu muri rubanda icyo cyo ni icyaha buri mu YouTube wese yafungirwa yego ikindi cyaha yaba yafungirwa Pastor Claude subwo ni iki kireka yenda kugonga ko yenda ibintu nk'ibyo kireka ariko n'umuntu ashaka kumugereka hinda umuntu amugereka hinda gute ariko hari ibya gusa Silas umwana ntiyaje anga akigaragaza Silas ntiyafunguwe none se yabuze kwinagamo nyine uzi gusekeje nasinaze ko shareka ndaza kuvugisha Silas wanjye rwose numva amakuru urumva si yagiyemo ndende kuko ikibazo ntabwo ari kunsubiza Silas urumva ubona ari ikihe kintu Pastor Claude bituma umva ngo yafunzwe abantu bambaje bategeze bananyandikira na kera ati nibyo nyine nakubwiye ngo impamvu yagaragaye mu nkuru nyinshi zo ku magereza mu manza akajya agaragaza n'uruhande ashobora kubogamiraho akaba ari n'inkuru yagiye wenda akora yishimiye nk'ibyago by'abandi kandi abo bantu bafite abakunzi n'abafana kuba se yarafashe urubanza rwa Sarongo kugaragaza nkaho yenda hari inzego za leta zitari guha agaciro ibintu bya imirimo ya Sarongo ngo yo kubaka imihanda no kugira gute no gufasha abababaye n'ibindi akanemera kuba yapfira Sarongo nibyo se uri kuvuga wese naho erega nanone twese ntitwirengagize inkuru yuriya mu byakimara kubura uriya mugabo bari bagiye gushakana uhe wa wundi
nuvuga ngo iriya nkuru ukuntu yayikoze yewe sineze kumuvuga ndamutsinda nk'abakuru. nuvuga ngo ikintu cyaje kubaho niki Claude yarayikoze iyo nkuru ayigendaho cyane, yaba ari mukuri ariko yarayototeye, bituma abakunzi buriya mubyeyi kandi batari bake bose babona Claude nk'ikizira rwose. ageze no ku nkuru z'inzahuke naho arazototera kandi arazivuga, bituma abakunzi bakundaga uriya muryango yaba n'abafana bafata Claude nk'ikibazo. hahandi twari turi ahantu mu rubanza rwa Mpano y'Imana, Mpano shitani, erega Imana burya na Bayali ni Imana kuko ubwo Mpano shitani. Iyo uvuze Mpano y'Imana dutangira kumva Imana yaremye ijuru n'isi ko n'Imana iri hejuru, urumva. noneho umuntu abwira numvishije umuntu abwira Ezekiyeli ngo ariko ubu Claude yazavuye muri ibintu uko yarengereye. ari nde? ni umuntu wabibwiye Ezekiyeli. Ezekiyeli nawe aramusubiza utunese nimba ari ugushaka umugati uzajya uha abana be, ngo nimba ari umugati nyine ubwo nakomeza ahiga imigati. hari igihe uhiga nawe uguhiga. n'ubundi niko bimeze. yenda sishaka ko dutinda, urumva ni breaking twashaka kugeza ku bantu. mu by'ukuri jise Pastor Claude aramuka asimbutse, niba ari n'ibihuha, niba ari cyangwa se atari byo simanyi, ariko kino kibazo Claude bikomeje kuvuga ngo yafunzwe, ubushize we na Nepo biriwemo bindi bintu bikomeye cyane. yazize gushyira ku karubanda amazina y'umugenzacyaha ari gukurikirana ikirego cy'umuntu, gutyo biba ikibazo gikomeye cyane. barakira n'icyaha gifungirwa, ariko baramubabariye, bigenda bizamo n'ibindi ibintu nk'ibyo. Pastor Claude kubona ikintu cyitwa gereza, arizo nkuru ziri kumugira amajanja, yongwa akavuga, abandi bakavuga, urumva n'ibirego bya nzamutsinda nk'abakuru nabyo biri kuvuza ubuhuha, kandi abantu bakomeje kumugira inama zikomeye cyane zo kubikora. So what it is, niyo nama wagira Pastor Claude naramuka abonye yero rw'uyu munsi arusimbutse? Pastor Claude rero inama wamugira ntago yayishobora, ni nk'uwayingira nyine. nawe hano wahanutse, nuvuga ngo ni nk'uwayingira. inama wamugira ni nk'uko wamubwira ngo fata nk'ukwezi ko kuruhuka utari kwikaza. yarwara depresiyo yo mu cyiciro cya kabiri n'ibice bingahe. rero iyo ndwara, icyo kintu ntago yakibasha, ntago nakwirirwa mugira iyo nama, kuko nicyo cyonyine ko ari ukuntu dukora ibiganiro gutya, kubera ubiheramo buri munsi bikageraho bikakubana virusi, byamara kuba virusi muri wowe bikarangira utabonye uburyo ki wakwikontora muri bya bintu. ariko buriya uzarebe nka Poso Yongwe afungurwa yaje afite discipline, ariko kubera ko YouTube ntabwo Yongwe buriya yari afunguwe, rega buriya Yongwe yari afunze. abantu hari ibintu bitiranye. Apotre Yongwe cya gihe uziko yakatiwe umwaka, akatirwa umwaka usubitse, ariko bari amezi 3 yari amazemo, niba ari 6 yari amazemo, birangira akata umwaka usubitse, ubwo bahita rekurwa igihanaza kugikorera hanze. ni ukuvuga ubwiuka umwaka usubitse bahera kuri ya mezi wari umazemo, nimba ari 6 bagakurikiza 7 gutyo bakagenda babara, bakata babara, ariko ubwo ubufunze n'ubundi. niyo mpamvu mwabonye Poso Yongwe ntabwo yiza hindura style, ahubwo yajijisha, kwari kujijisha, njye mbyita kujijisha, kubera ko yafashe aza muri wa mwambaro wo guca bugufi, kuko yaravuye no mu mavuta, buriya yarakimana no kwigishwa, araza akomeza kugenda akora, atanga ibiganiro, ahura n'aba pasiteri bakomeye cyane hano, ahura n'ibinyamakuru byinshi atigize yicaro by'iyobokamana byaramwakiriye. tubona ni ibintu bimeze neza, tubona Poso Yongwe ahinduye ururimi, tubona Poso Yongwe wongeye gufungura Hori Church yari imaze imyaka na Nyagateke idakora, tubona yongeye kugira imbaraga mu murimo w'Imana, bitangiye kuzara ku Kinamba, hahandi ngo yanitse ritava, insengero ziba zirakontrowe, ahantu yakoreraga kwara ku Kinamba ubu ngubu harimo stock y'ibyuma, ni naho n'abakamuhanda bakoreraga, urumva. Apotre Yongwe urumva niyo yagenda akabona n'iryo turo, Apotre Yongwe biranga, abonye byanze aravuga ati iturufu nsigaranye nta yindi diplome mfite, hari akayirima nancire kitwa Vab, ari ne Vab the vibe
baravuze ati aka kayira ka The Vibe ngomba kukabyaza iki umusaruro. Nuko yahise agaruka muri ya style n'ubundi yagiyemo, ariko yenda agira twinshi cyane agenda ataruka kubera ko yakanzwe, ngo yagukanze ntijye ibinturo. The Vibe TV aha tumena umuceri, impanuro mu bato, impanuro mu bakuru, impanuro muri gereza. Uyongwe rero, Yongwe biriya nabikora si uko abikunze, ahubwo nuko ariyo kata yonyine niryo yari ryonyine asigaranye ryo kuba i Kigali. Hari igihe kuba i Kigali amayeri agushirana, amayeri i Kigali niyagushiranye no kurugenza akagushirana ukaba ugeze Gacurabwenge ugenda. Ndimo ndagenda byo. Ushobora kuzisanga wageze nk'Imuhanga kandi wavukiye ku Gisozi. Nahereye ku Gisozi. None ugenda uzaka muhanda ugera ku Ruyenzi, uzamuka Igihara, none ndogeze Gacurabwenge. Ndamanuka ndagenda muri Gacurabwenge, mu murenge wa Gacurabwenge ubu niho ntuye. Ngaho tekereza amaherezo uraza gusanga mu murenge w'Irusizi witwa Nzahaha. Oya hariya buriya nta muntu ushobora kuzagusanga. Nta mpamvu yo kubaho udafite irimbi. Nta mpamvu yo kubaho udafite irimbi. Irimbi? Bajya gushaka irimbi se Gacurabwenge. Ko mu Kinyarwanda bavuga. C'est-à-dire quoi? Uba ugomba guhiga aho uzashyingurwa. N'udapfa. N'udapfa. Ntawe ujya urama nyine kuba umugabo nyamugabo ni ugushaka aho uzashyingurwa nyine. I was thinking, ndi kwibaza Justin, ubu iyo mureba ibi bintu ntimubona ko hari ikintu mugomba gukora kugira ngo muhindure style nk'abapasiteri byibuze? Ejo bundi nabwiye umuntu nandi kuganira nayo, ndavuga se ko abapasiteri muri gukemangwa, ntanga urugero rwa couple imwe igezweho muri iyi minsi, ngo abantu barahura bagatangira kuririmba indirimbo za Knowless, ngo sinzakwibagirwa, aho kuvuga byibuze ngo sinzibagirwa ubwo nakizwaga. Iyo couple yaririmbye ni iyi. Sinzi indirimbo ya Knowless rumse baririmba, niba ngo sinza kwibagirwa mbaza umupasi. Nagiye kubona mbona umufana umwe w'amarangi uri muri Pays de Scandinavie hariya i Burayi hejuru, arambwira ati wowe kuki wibasira umuntu? Wese nibasira umuntu iki? Niba umuntu akoze ikintu tukavuga ati se umuntu kugira ngo tuze turirimba gakiza, turi kuririmba za nkundo. Nanone narababonye abo bantu ndabyibutse. Turabasuhuje abari hano mwe. Ariko urumva ikintu nakubwira Pasi, aho bigeze abapasiteri none aho bigeze, mukomeze gutukisha uyu murimo, aho bigeze muwureke tuwikorere. Oya umurimo erega si twe twawutukishije buriya. Waritukishije ubwo? We ntago witukishijwe. Erega buriya Pasi numva umuhanga avuga azakubwira ko igihe kigorana. Igihe tugezemo birakwiriye ko twiga strategy yo kugikoreramo. Biragoranye rero kumenya strategy yo gukorera mu gihe, ni ibintu bikomeye kandi binagoye cyane pe. Yego. Kuko ni strategy ubu turiho ikomeye. Urumva nujya mu nzandiko ziri mu bushinjacyaha ari ku meza, nujya mu bushinjacyaha uri busangemo amadosiye yarenze 10 y'abakozi b'Imana bafunzwe, barakatirwa, abandi bafungwa barasubikirwa, abandi bahindurwa abere, ubushinjacyaha busubira kurega. Ntabwo mbishe iyo ngo kubwira ati muri gereza ikintu cyantungwe nuko nasanze abapasiteri benshi ba ADPR, ata ADPR ifiteyo n'indembo muri gereza. Urumva rero hari abantu benshi cyane, gusa ngo nimutanayivugira n'ibiti bizayivugira n'inyoni bizayivugira, ahubwo hagowe ubyirengagiza abizi kandi akabyica ku bushake, akabyica nkana. Juste reka twihanganishe abari mu magereza, n'abafite abo bafunzwe, n'abafite ibindi nk'ibi byose bakurikiranweho. Icyo ndi kwifuza nuko Pastor Claude rwose ataba yafunzwe, ariko bino nibimugeraho bimubere inzira yo kumenya ko nyine nawe akuremo icyigisho ku kibuga kiri kunyerera. Erega twese buriya niko bimeze. Buriya Pasi iyo ibi kintu kibaye kuri cyakagombye kukwigisha. Yego. Ibi ngibi bibaye, ibi bivuzwe,
aho umuvugizi wa RIB nyakubahwa Bitseri Murangira yagize icyo atangaza cyasamishoningaho gatoya kuri Pastor Niyonzima Claude na wa wundi watsinze na wa wundi ibyo birangiye rero haza kubaho na Yongo avuga ngo bagukatire. Ibyo birangiye hari n'undi wavuze ngo wabyutse akora ikiganiro yagikoze ejo avuga ngo ariko mwatubabaraye mugafunga Claude witwa nimba ngo ari Kamananga enzo ko yitwa. Ibyo ari byo byose reka buriya pasi reka mbanze mvuga aka kantu abanyarwanda bakumve. Kera ndi umwana nakundaga kumva abakecuru n'abamama bakuru bavuga ngo uriya mukobwa izuba ry'ukwa karindwi ntirizamusiga mu kwa gatanu akabara yihetse mu kwa gatanu koko akabara yihetse inda akabara yitwaye kandi bagatangira kubivuga nta muhungu afite. Claude akwiriye gufata amasengesho y'iminsi 7 n'aba atafunzwe agasenga yiriza ubusa agakuraho uyu mwuka wagereza umuriho n'abantu bagumya bavuga ngo yafunzwe agatsinda ayo majwi akanatarariza izo mbaraga akazitsindisha amasengesho. Nibitaba ibyo irya mukuru ratinda ntirijya rihera uzajya kubona iri zuba ry'uyu mwaka atarirenze. Twigiye gukorana ikiganiro ambwira ngo uyu mwaka ntuzashira ntafunzwe ariwe naye ndamubwira uti ushobora kuzantangamo urumva none rero yantanzemo. Murakoze cyane gira ibihe byiza murakoze ababishoboye sure Pastor Claude ni ariko abantu batabona mvuga mfite akamwenyu bagire ngo nanejejwe no kwa Pastor Claude kuko abantu bashaka kuvuga uti ese nuko yaba yarakutwariye cano Ikaza TV se Kaza TV se ni ya Pastor Claude cyane ni ya Juste ariko wibuke ko ari nje wari wayihawe. Ikaza TV iri muri Australia ibindi byose nimbeho. Pastor Claude yarigabaniye yahaye umugabane we ari kuwukoresha niba ubuse ko ufite ukuri nyako niba uhembwa 500 yawe ako Imana koko ni nziza uzi kuri guhembwa umushahara nk'uwa gitifu w'umurenge ejo nabonye Zekiri yagusuye uri kwerekana kadasera gacurama oya Imana nibisigaye zabikorereka mwebwe mukiranuke gusa abantu nibakiranuke abantu nibaduhugura twumve niba banatunaniranye batwihanganire bagumye batureba ariko isi zatuma twumva. Reka nkushimire cyane Imana iguha umugisha murakoze je barekoseba.